burindwi nazanye kugira ngo umuntu wese yigenzure ariko bufite teme cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo nimva zirindwi abantu cyangwa abantu bitiriwe izina ry'Imana Satani yabahambyemo nimvuga ko yabahambyemo nimva yabashyizemo zatumye bibagirwa Imana imva zirindwi yego abantu bitirirwa Imana bahambyemo bisobanura ngo bagenda barapfuye bagenda barapfuye kandi bakabona ko ari bazima bagahisha ububare bwabo cyane ntibashaka no kugira ngo ahubwo n'urwo ruguma rwabo bafite babe bapfuka cyangwa bashyirweho umuti ahubwo barazigendana bafite igisebe bacyambariyeho ubundi iyo ufite igisebe ukacyambariraho umwenda rukundo kwizimva numva arakasa mutwe nagiye mu ntara y'Uburengerazuba ndimo ndabutambutsa ku mudugudu waho nari natumiwe Imana irambwira ngo nongere impaguruke mbwire abantu bose mbamenyeshe kugira ngo umuntu wese yigenzure kuko Yesu aracyateza ibiganza nta gihe na kimwe Satani azagira yihana yaciriweho abantu bari mwiyimva yitwa ubusambanyi bw'indengakamere Imana yambwiye ko bigeze ku gihe cy'uko abantu gusambana bamaze kubigira nk'umuco batakimenya ko ari ikintu kizira iyi mva yitwa ubusambanyi ihambyemo abantu ingeri nyinshi muri rya jambo ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko Paulo bahakana imbaraga zabo ariko bahakana imbaraga zabo bafite ishusho ko bakora Imana bafite ishusho ko bavuga ubutumwa bwiza ariko bahakana imbaraga zabo ndaburira umuntu wese uneza amatwi uzi Satani ko yamubohesheje ingoyi akamushyira muri iyi mva kandi Imana imbwira ubu butumwa ntago yambwiye ko ari ikintu ukoze rimwe gusa ni ikintu wagize umuco na hantu hambye uzi neza niko nawe icyo kintu gikora na hantu hambye uzi ko icyo kintu kibwirizaho ubutumwa na hantu hambye uzi ko iki kintu kivugiraho Imana na hantu hambye uzi ko iki kintu mbega wamaze kukigira ubuzima kandi kuntu wamaze no kwigira umutekinisiye abantu bamaze kuba abatekinisiye umva Imana ishimwe cyane ngo ariko kwikora kwanyu gukwiriye ntabwo rero gukorera Imana ari amaturo menshi gukorera Imana si worship kuramya gukorera Imana si igisirimba gukorera Imana ni ugutanga umubiri wawe nk'igitambo cyera gishima ni ugutamba umubiri wawe nk'igitambo kizima uko niko kuyikorera gukwiriye uko bundi birahise tanga umurongo ngenderwa yavuga ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye ariko mva akantu gakomeye natinzeho cyane ngo ntimwishushanye n'abiki gihe bisobanuye iki hari uko abiki gihe barimo baritwara hari uko abiki gihe barimo baragenda Paulo yabavuzeho cyane aravuga ngo kandi mu minsi y'imperuka yego hazabaho ibintu birushya yego ariko aravuga ngo hazabaho kwishushanya yego gukabije cyane aravuga ngo kandi ngo icyo gihe abantu bazaba barakoze ku buryo biyambika ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zabo ariko abwira Paulo abwira Timoteyo arabwira ngo mwenabo yubatera umugongo ntukakebukane nabo ntukabe muri groupe yabo ntunatindane nabo sinangomba kugira ngo uhagarare nabo bene abo ngo bafite amagambo bafite ishusho kwera bafite ishusho kwera kandi bakana imbaraga zabo njye ariko nakunzira ijambo cyane nabonye ahantu Bibiliya yatanze umurongo ngenderwa yavuze ngo mutera umugongo niyo yabahanura guruka mutera umugongo niyo yabavuga ubutumwa mutera umugongo mwene abo ngabo oyaza muri Zaburi yego Zaburi ya mbere hari ahantu ivuga ngo yego ntahagararane n'abakobanyi ntiyicarane no kwicara nabo ni bibi reka bibera nibyemera wicara nabo utari abantu babakubanyi batagira ibyo bemera batagira ibyo bizera batagira ibyo bahora mu buzima bukritika bahora ubuzima bwangiza biravanga abantu nibo abantu bakubuza ubugingo kurenza ibindi ushobora kwigengesera inzoga ukayireka ubusambanyi ukabureka kuraguza ukabireka ngo ariko wakwiyasosiya n'ikigurupe cy'abakobanyi ukabura ubugingo ugeze ku marembo yawe ukabura ubugingo ugeze ku marembo yawe reka nongere nibutsa abantu ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yababi ntiyicarane n'abakubanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro uwazahwanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakora cyose kumwe umuntu agerageza kugira akana kizamubera cyiza Imana ishimwe hari ikintu rero kibuza abantu amahirwe Imana ihimbazwe n'ukwicara mu kigurupe kitavuga Imana n'ukwicara muri izi mva ntuzivemo
ibyo bintu niko bimeze iyo uhagaze muri iki gitsinda cy'abantu batubaha Imana batavuga Imana wicaye muri gitsinda cy'abantu barwanya abantu b'Imana wicaye muri gitsinda cy'abantu batubaha Imana uzabaze bene Kora Imana ihimbazwe yikuye muri iki kigurupe uyu mwuka tugomba no kwicomora kandi icyo kigurupe cyari kiyobowe na papa wabo urimo urabyumva ariko aravati twege ntago twajya mu ruhande nta nubwo turi mu bantu bagomba witeka nubwo uri data nubwo uri mama nubwo uri mama ariko ukaba urimo ufite umugambi wo gusenya ibintu by'Imana ntabwo nagushyigikira ntabwo twajya mu gusangira umuvumo ngo bene Kora bajya hariya batangikira barangije batavuga ati rata hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga Imana ihimbazwe cyane abantu babasha kugushima ubudasiba babasha kugushima ubudasiba ariko abo bantu mu gikombe cyitwa bahahindura ahantu h'amaso Imana ihimbazwe Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV turongeye turabasuhuje suti bakunzi b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike ndetse n'ubugingo n'ubuzima byo muri Kristo Yesu ariko kandi tunabwire wowe ubabaye ushobora kubona niwe wumva utameze neza tukubwire ngo wakire ihumure riturutse ku Mana Imana iraguhumurije muri aya masaha ariko kandi iranakubwiye ngo komera wizere uraza kubona kugira neza kwayo ariko kandi uko ya misi iri kutwegera niko Yesu arimo kuboneka hari umuririmbyi yaririmbye ngo kandi bigaragaza kuza kwe birihuta kuboneka rero niyo mpamvu hari byihuta kuboneka kugira ngo ubuzima bwawe azabuhindure kandi byerekana kugaruka kwe no kuza kwe birihuta kuboneka ku buzima bwawe kugira ngo nkubwire ko amateka yawe agiye guhinduka kandi ahinduwe n'Imana turi kumwe na Profete Rukundo ni umukozi w'Imana muramuzi cyane ni umuntu Imana ihagurukije kandi ikoresha imirimo ikomeye wowe ugiye kureba iki kiganiro nakubutsa ko wagisangiza abandi wakora comment cyangwa se subscribe hanyuma kikagera kuri benshi kuko ubu n'ubutumwa bwiteguza buri mu bunyura mu matwi yawe ndetse no mu maso yawe tugikomeza rero reka twakire umukozi w'Imana atangire yibwira abaje kano kanya karibu umukozi w'Imana murakoze cyane ndishimye kongera kugaruka hano ku Irembo Ryera amazina ku bantu batanzi menyereweho cyane nitwa Rukundo Emmanuel niyo mazina niswe n'ababyeyi ariko kubw'umurimo w'Imana nzwi kuri Profete Rukundo Emmanuel yego Profete Rukundo Emmanuel bisobanura umuhanuzi n'umuhanuzi nta bindi ibizindi analize abantu bazara nta kidasanzwe abantu basanze Yohana baramubaza bati twumvise uvuga baratubwira ati tubwire uwuriwe yego agiye kubasubiza arababwira ngo ge ndijwi ry'urangurura mu butayu tunganya inzira z'Uwiteka amen abantu ngo bagorore ibyo bagoretse cyane yego turaguhaye ikaze uranangaje cyane uhereye ku ijambo ryiza ngo rivuga ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka kandi koko se nawe uri kubona ko ibintu byerekana kugaruka kwa Kristo birimo biragaragara birimo biraboneka nawe usigo bibona nongezaho nanjye mbibona amaso yanjye arimo arahungeza none agahita bibona yewe ibintu byerekana kugaruka kwa Kristo ni byinshi cyane uvuze ukoze hasi unyibutse ibuye nibuka cyane n'ubundi amagambo nzanye kuntu ari amagambo ahura n'ubwo butumwa bwiza cyane uhereyeho ariko mbere ko tubwinjira reka nyemerere nk'uburenganzira tubanze dusenge ubundi n'uyu muntu uri kukureba nawe umusengere yumve kugira neza ko Imana mu byo tugiye nta kibazo n'ukuri amen data usanzwe twumva turagushimiye ku bwa kano kanya duhawe ngiye gutambutsa ubutumwa bugenewe isi ndetse n'abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyane turasenze kugira ngo umuntu wese umugisha umunyarwanda aho ari yumva Ikinyarwanda n'undi wese wadukurikira mu ndimi zigiye zitandukanye turasenze cyane ngo umugisha abadesipora aho bari hose kandi turagize ngo mwami ubutumwa ugiye kubutega amatwi wese ahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen 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 uko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo haleluya yego rero nuko mino minsi mfite ibihe byiza n'Imana mu buryo butandukanye ku buryo numva umuntu wese uduteza amatwi yamfasha akatuba iruhande
kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngirwa Imana n'umugisha kuza hano kuri chaîne cyangwa kuri televiziyo kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana. Maze iminsi mu masengesho ndimo ndasenga Imana, ariko ngirwa Imana n'icyizere guhabwa ubutumwa, ndetse natangiye kugenda nyuza mu matorero agiye atandukanye. Ubwo butumwa ni ubutumwa bugenewe abanyarwanda ndetse n'undi wese ushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Niyo mpamvu musaba kugira ngo umuntu wese uduteze amatwi yicare abane natwe. Ururimi wese uvuga buramureba cyane, biramureba rwose. Yego. Nawe kandi reka nawe birakureba. Nanjye ngiyeho ahubwo byatangiye kundeba mbere y'abantu. Byatangiye kukureba. Rero nazanye ubutumwa burindwi. Ni ubutumwa burindwi nazanye kugira ngo umuntu wese yigenzure. Ariko bufite teme cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo ni imva zirindwi. Abantu cyangwa abantu bitiriwe izina ry'Imana Satani yabahambyemo. Nimvuga ko yabahambyemo, ni imva yabashyizemo zatumye bibagirwa Imana. Imva zirindwi. Yego. Abantu bitirirwa Imana bahambyemo. Bisobanura ngo bagenda barapfuye. Bagenda barapfuye kandi bakabona ko ari bazima. Bagahisha ububare bwabo cyane, ntibashaka no kugira ngo ahubwo n'urwo ruguma rwabo bafite babe bapfuka cyangwa bashyirweho umuti. Ahubwo barazigendana, bafite igisebe bacyambariyeho. Ubundi iyo ufite igisebe ukacyambariraho umwenda, Rukundo kwizimva numva arakasamutwe. Uransekeje iri jambo rivuga ngo nakasamutwe, sinzi biraterwa nuko umuntu wese abyumva, ariko ndasaba umuntu wese. Abantu imva zirindwi z'abantu bapfuye bahagaze. Ni imva zirindwi babakozi b'Imana n'abitiriwe izina ry'Imana. Uziyumvamo wese arasabwe kugira ngo ahindukire, kuko Imana impa ubutumwa yarambwiye ngo umuntu wese yigenzure. Dufite ukuntu tuvuga ubutumwa abantu bitewe nuko amaze igihe kirekire bumva ubutumwa bakumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntago ari bisanzwe. Ni ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ngeze ku bantu bose. Kandi tujya kuza hano twafashe umwanya wo gusenga. Imana itwemera kugira ngo tubutangaze ku isi yose no ku bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda babyumve, babisobanukirwe. Mu minsi iri imbere rero niho nari nagiye mu ntara y'Iburengerazuba, ndimo ndabutambutsa ku mudugudu waho nari natumiwe. Imana irambwira ngo nongere mpaguruke mbwire abantu bose mbamenyeshe kugira ngo umuntu wese yigenzure, kuko Yesu aracyateza ibiganza, Imana yacyateza ibiganza kugira ngo ikure abantu muri izi mva, ibakure muri iyi sayo Satani yagiye ashyiramo abantu zigiye zitandukanye. Kandi izo mva ngo zirimbuye benshi, kandi izo mva zitumye abantu benshi bitiriwe izina ry'Imana cyangwa bazi ko bazi Imana bari kwibeshya ko bazabona ubugingo, ariko nta bugingo buhari. Nta bugingo bw'abantu Satani yishe bahagaze, ariko ngutumwe kugira ngo igihe nk'iki uze wikontrole. Numara kwikontrola ufata umwanzuro, nusanga iyo mva uyihagazemo, nusanga ahantu uri cyangwa ibyo ukora bidashimishije Imana, ndagira ngo uze uyikosora. Sinzi niba waduha uburenganzira tugatangira kuvuga ko twatangiye twinjiye muri izi mva z'abakozi b'Imana, z'abantu bagiye bahambye. Imva ya mbere Imana yambwiye n'imva yitwa Amaganya. Imva y'Amaganya. Yego. Aho ko abantu hashyinguye ari benshi. Imva ya mbere Imana yambwiye abantu barimo ni imva ya mbere yitwa Amaganya. Ndagira ngo gato nse nubisobanura neza. Irihishurirwa ndigira nari ndi mu bihe byiza byo gusenga. Ndi mu bihe byo gusenga, ngirirwa amahirwe njya mu hishurirwa, ariko iryo hishurirwa nabonye yari ikibaya, ariko icyo kibaya ngirirwa umugisha mbona gishyinguyemo abantu, harimo imva, ariko izo mva zari ziriho umusaraba. Uwo musaraba ngirirwa amahirwe yo kubona iyo mva, buri mva yose mpabwa ubushobozi bwo guhishurirwa mbona imva yose igenda yegurwa. Ariko uko yegurwaga nagiye kubona mbona harimo imirambo myinshi cyane, harimo abantu benshi cyane, kuko nagiriwe umugisha n'Imana
Imana inganira nanjye irambwira ati aha hantu uri kubona ziriya mva z'amoko 7 ni abantu bashyingwemo kandi bari kuvuga ngo bari kujya mu rugendo rujya mu ijuru ariko badateze na gato kuzabona ubugingo. Haguruka wongere unyibukiriza abantu ubabwire ngo umuntu wese usanga ari mwizimva afata umwanya wo kongera gusubirana n'Imana, wo kongera kwiyunga n'Imana, wo kongera gusenga Imana, wo kongera kwihana, wo kongera kuca bugufi no kubwira Imana ngo mbabarira. Wamara kubwira Imana ngo mbabarira, nawe uzahabwa uburenganzira ndetse uzahabwa umugisha nuko wonge ugasubira ku rufatiro rw'Imana. Rero muri izo mva 7 zazigiye kandi buri mva imwe yari gishyingwemo abantu benshi cyane. Imana niko yambwira ngo ese uri kureba, naye ndavuga uti ndabona. Kimara guhishurirwa Imana irambwira ngo reba ziriya mva ko ari 7 niho hashinguyemo imirambo y'abantu bitwa ko bari kujya mu ijuru ariko nta juru bazigera babona. Haguruka ubabwire kandi ubaburire, ubwire umuntu wese uri kujya mu ijuru, umuntu wese ushaka kuzambona, ushaka kuzahabwa ubugingo buhoraho, yikontrole nasanga hagaze muri imva Satani yarayimushyizemo, asaba Imana imbabazi, yongera asubire ku rufatiro. Nanjye nteze ibiganza kugira ngo mubabarire, nteze ibiganza kugira ngo nongere mugarure ku rufatiro. Rero niho nayerewe ubutumwa bwa mbere. Imva ya mbere nahishuriwe yari irimo abantu benshi, yitwaga imva yitwa amaganya. Imva yitwa amaganya. Imana irambwira ngo ku maganya abantu benshi bafite amaganya kugera ku kigero cyuko batakizeye Imana, babona ko Imana yabataye. Ndashaka kuvugana n'uyu muntu heza amatwi ushobora kuba nawe yumva ko iyi mva ya Satani yayimushyizemo. Mubaze ngo ese aya maganya ufite uri kwitwara gute muri urugendo rujya mu ijuru? Ese wabonye ko Imana yakuretse ku buryo itagutabara? Imana irambwira ngo abantu bafite amaganya y'ibyisi, abantu bari kwiganyira, abantu batakarije Imana icyizere, kandi imbaraga z'Imana ziracyariho, no gukora kw'Imana kuracyahagaze, n'ubutabazi bw'Imana buracyahari ku bantu bamwizera. Ndashaka rero kugira ngo nkangure umuntu wese uteze amatwi uzi ko uri mwiyimva yitwa amaganya, ahindukire ayivemo, kandi namara kuyivamo ayegera Imana nayo izamwegera. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge kumva ya kabiri. Bakabiri kugira ngo ndaza gutanga nyuma umuti w'icyo bakora kugira ngo bakizwe cyangwa bongere basubirane. Imva ya kabiri Imana yambwiye ni imva yitwa ishyari. Aho ko bahahambye ari benshi naho. Imva y'ishyari yego ihambyemo abantu benshi. Imana ambwiye ngo abantu benshi yaba mu bitiriwe izina ry'Imana, yaba ari mu bashumba, yaba ari mu baririmbyi, yaba ari mu bavugabutumwa, abantu benshi Satani yabahambye mu mva yitwa ishyari. Kandi niko n'abahanga babitangaje, baravuga ngo ishuri umuntu yiga bwa nyuma kugira ngo aroge ni ishyari. Ngewe ahubwo ntiyambwiye ngo ni ishuri ryanyu umuntu yiga, ahubwo Imana ambwiye ati umuntu wese witwa umunyeshyari ni umurozi, kuko nta kintu kibi atakora. Umunyeshyari yakwica, umunyeshyari yakurwanya, akakugirira nabi. Imana ambwiye ngo abantu benshi bari kujya mu ijuru, bafite urugendo rugaragaza ko rujya mu ijuru, bafite ishusho ko bari gukorera Imana, bafite ishusho ko bari kuvuga ubutumwa bwiza, ariko Satani yabahambye mu mva yitwa ishyari. Ishyari rigatuma uhaguruka aho kureba icyiza mu muntu ukarebera ikibi mu muntu gusa. Ishyari rituma umuntu agambanira undi nta n'icyo bapfa. Ishyari rituma umuntu afata agatega akajya mu bigo byo hanze agiye kwicisha umuntu kubw'umwuka w'ishyari. Imana ambwiye ngo nawe niba uri mu imva y'ishyari, ngo utumwe muri aya masaha kugira ngo Kristo yongere agukure muri iyi mva. Kandi ndimo ndatangaza kugira muri neza amatwi agire kwikontorora, aya ni amagambo Imana yampaye kugira ngo mburire abantu batuye isi. Imana irambwira ngo buri muntu wese uhagaze muri iyi mva nahindukire, kubera ko igihe cyawe uhawe ni iki ngiki. Mpagaze nk'ijwi, mpagaze nk'urangurura, mpagaze nk'umuntu watumwe n'Imana kugira ngo umuntu wese yitekerezeho. Waba uri umupasiteri, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umukozi w'Imana, waba warakijwe, waba utarakizwa, niba nawe uteze amatwi ukaba uri kumva ubutumwa, nawe ni itangazo ngo utumweho, gutumwe kugira ngo uve muri iyi mva yitwa ishyari. Niyo yayo. Urabona umuntu agira ishyari agahaguruka andwanya umuntu w'Imana, agahaguruka asebya umuntu w'Imana, nta kindi kintu higeze amwerekwaho, agahaguruka aje kumusebya. Ndetse n'Imana impishura hano yarambwiye ngo abantu benshi bari no barasenyana, atari uko abo bantu bafite n'imbuto mbi, ahubwo ari umwuka w'imva Satani abagizemo yitwa ishyari. Ugasanga umuntu ahagurukiye undi mu murimo w'Imana, nta kindi kintu kibi pe amuziho, ariko kubw'imva Satani yamushyizemo yitwa ishyari akamurwanya. Uzi ko natangaye mwisi iri imbere twari turimo turaganira n'umuntu, numva arambwiye ngo uzi n'ikindi, ngo njye uriya muntu runaka ndamwanga. Ese dupfira umupfiki?
ngenda mwanga gusa sinamwiyumvamo niyo arimo nabwiriza numva rwose ariko umutwe wanjye uri kundya ese uyu muntu yagutwaye ikintu ntunamuzi ntuzari nwaye ntuzi nawe ariko kuba gusa avuga ubutumwa byonyine gusa bikakurya bikagutera iyo mva yitwa ishyari niba nawe ugira ishyari niba usenya abandi niba utashyigikira abandi niba utavuga neza mugenzi wawe nawe shitani yaguhambye mu mva yitwa ishyari kandi ishyari ni ribi ishyari rirangiza hindukira rero hawe amahirwe yo kugira ngo wikontorore nimva ya gatatu Imana yambwiye ikomeye nimva yitwa ubusambanyi bw'indengakamere imva y'ubusambanyi bw'indengakamere imva y'ubusambanyi bw'indengakamere aho hantu hahambye abantu benshi ku buryo Imana impa ubutumwa yarambwiye ngo umuntu wese uzatsindwa n'urubanza agatsindwa n'aya magambo atambutse azafata igihe cy'amasengesho iminsi birasenge kandi yegera umutambyi yegera umuntu wasizwe yegera umukozi w'Imana amwaturire yegera abantu basigiye uyu murimo w'Imana amwaturire avuge namara kuvuga bohoke nawe amusengere kubera yuko abantu bari kwitirwa ko bari kujya mu ijuru ariko shitani yarabahambye mu izimva yaravuze ngo yabonye ubundi satani yabonye kugira ngo agushyire ku mugaragaro yabonye atarimo arabona abafana benshi ahubwo yaravuze ngo nzabahishira amashire n'ibinyuma byabo bitirirwe ko bari kunkora ariko ari abana bo kurimbuka bitirirwe ko bavuga ubutumwa bwiza ariko ari abana bo kurimbuka mbega yabazanemo umuka wo kubashyekenga ati nimunkorere nimumvugira ubutumwa nanjye nzabagirira ibanga ntago nzigira mbataranga imva yitwa ubusambanyi bw'indengakamere bisigaye biteye ubwoba kandi reka nkubwize ukuri wowe unteze amatwi kandi nawe mushumba urabizi cyane nubwo abantu babibohora nubwo abantu babyigisha bakabivuga uko bashaka kubw'inyungu zabo runaka ariko urabizi neza ko nta juru ry'abanyabyaha rihari oya ntaribaho rirahari oya ntaribaho nta niriregetse ni ukuri abantu bakwiriye gutekereza ko abantu ntibakwiriye gukora ibyaha bateganya yuko wenda satani n'Imana bazajya mu mishyikirano ngo bumvikane yego wenda bavuga ati twumvikane usubize abo wari waraboshye yego oya ntabwo satani n'Imana bazigera bumvikana ibyo uvuze reka tunakure n'inzira abantu ku murima nta gihe na kimwe satani azagira yihana yaciriweho urubanza ntabwo azigira yihana kuko ni ukuvuga ngo bamaze kugukatira burundu yego ntabwo wapfa kwaka imbabazi guzakute ubundi hari igihe cyo kwaka imbabazi ariko hari n'igihe kimera nk'ikirenze yego rero uhabwe umugisha gukomeza umfasha kugira ngo abantu babyumve neza ariko ndashaka kugira ngo nyine mburire abantu bari mu iyi mva yitwa ubusambanyi bw'indengakamere Imana yambwiye ko bigeze ku gihe cy'uko abantu gusambana bamaze kubigira nk'umuco batakimenya ko ari ikintu kizira iyi mva yitwa ubusambanyi ihambyemo abantu ingeri nyinshi muri ryasha mvuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko Paulo bahakana imbaraga zabo ariko bahakana imbaraga zabo bafite ishusho ko bakorera Imana bafite ishusho ko bavuga ubutumwa bwiza ariko bahakana imbaraga zabo ndaburira umuntu wese uneze amatwi uzi satani ko yamubohesheje ingoyi akamushyira muri iyi mva kandi Imana imbwira ubu butumwa ntago yambwiye ko ari ikintu ukoze rimwe gusa ni ikintu wagize umuco na hantu hambye uzi neza nuko nawe icyo kintu gikora na hantu hambye uzi ko icyo kintu kibwirizaho ubutumwa na hantu hambye uzi ko iki kintu kivugiraho Imana na hantu hambye uzi ko iki kintu wamaze kukigira ubuzima kandi kuntu wamaze no kwigira umutekinisiye abantu bamaze kuba tekinisiye arashaka kugira ngo ahanurirwe ibyiza kandi azi ko yahambwe mwiyimva niyo mubwiye ngo ihane amuhitamo wabanza niyo mubwiye ngo reka ibingibi muhitamo wabanza ariko ndabwira umuntu wese uneza amatwi kugira ngo ahindukire ama adode sankorema igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo Imana igukure muri iyo mva ni igihe cyawe cyo kugira ngo Imana igukure muri iyo mva yawe satani yagushyizemo ndimo ndakangura uneza amatwi nawe uri kunyumva uhambye mu mva y'ubusambanyi bwo guca umugabo wawe inyuma uhambye mu mva y'ubusambanyi bwo kwiri gusambana
n'abantu bagiye batandukanye uhambye mwumva yo kuba uyu munsi wa none tuvugana waretse Imana kugira cyuko naho ubwawe usigaye icyahuze ko abantu bageze ku gihe bategera icyawe akava hano Burundi cyangwa akava mu Rwanda cyangwa akava hano Uganda akumva ko bitagihagije gusambana muri icyo gihugu akambuka akavuga ngo ngiye muri Nigeria akambuka akavuga ngo ngiye muri South Africa akambuka akajya avuga ngo agiye muri Canada akambuka akavuga ngo agiye Dubai tugeze ku gihe none icyaho umuntu agitegera kandi ari yimva shitani ariko gushyiramo hindukira ngo tumwe muri aya masaha kugira ngo uve muri iyo mva kandi uva muri iyo mva mu izina rya Yesu amahirwe hawe nayangaye amahirwe hayiwe nayangaye kugira ngo uhindukire uve muri ibyo byaha Imana irekunumye kugira ngo umusonone wikontrole wigenzure kubera ko uva bidatinze Imana yambwiye ko ari bibembe abantu bagiye kuzagira biturutse kuri izi mva abantu banze kwihana abantu banze kwihana nyamara Uwiteka Imana arimo arambwira ngo nimburira abantu kuko iminsi irimo iradusiga igihe kirimo kiragenda kandi reka nkubwize ukuri ntabwo ari kera Imana igiye kubikora vuba bidatinze ubutumwa bwiza tuvuga igihe kigiye kugira Imana ubwayo yituriza igihe kigiye kugira abantu bashaka Imana bayibure igihe kikugira abantu bashakishe kuba n'ahantu bakihanira bahabure uhawe amahirwe yo kugira ngo wihane Imana ishimwe cyane reka mvuge kumva ya kane imva ya kane ni imva ikomeye cyane Imana yambwiye ngo abantu bayivemo ni imva yitwa ngo niko byahoze niko byahoze kandi sinzi niba ari umunyarwanda waciye umugani wavuze ngo niba ngo umuserebanyi wahiriye mu nzu niba ngo simbizi neza ariko ubuzaho kantu utekereje ko nanjye neza turi mu mwuka umwe yego nanjye hari umuserebanyi wabaga mu nzu y'ibyatsi ngo baga mu nzu y'ibyatsi noneho kubera gucana umwotsi ukaba mu nzu y'ibyatsi umwotsi ukaba mu nzu y'ibyatsi noneho ya nzu y'ibyatsi iza gushya yego ihiye umuserebanyi wanga guhunga bakajya bavuga ngo niko byahoze niko byahoze uko rero bajya bavuga ngo niko byahoze yiciye umuserebanyi mu nzu yego urakoze kumfasha cyane ngo niko byahoze byatumye umuserebanyi uhira mu nzu umuserebanyi urumva wahoze mu nzu y'ibyatsi noneho umuriro uraza utwika ya nzu y'ibyatsi kubera ko wari waramengereye kubona umwotsi uba mu iyo nzu ukajya uvuga utepo niko bisanzwe buri munsi nibera mu nzu y'ibyatsi nta kibazo cyabaye umuserebanyi urenda urangiza urashya uratokombera urarangira iyi mva yitwa ngo niko byahoze irakomeye cyane ngo ni abantu bafite umwuka witwa ndabimenyereye umwuka witwa ndabimenyereye urabwira abantu kwihana ati niko byahoze urabwira abantu gutanga amaturo n'icya 10 ngo niko byahoze urabwira abantu kuva mu bibi ati niko byahoze urabwira abantu kugira guhindukira bakavuga ati niko byahoze ariko ntabwo ariko byahoze bacire birarura uyu muri mufite nyirawo kandi n'Imana dukorera irashaka ko abantu bava muri izi mva bamenyereyemo guhora muri ibi byaha guhora muri ubusama guhora muri uku kwiba guhora muri aya maganya guhora muri uku kwangizanya guhora muri ubu bugome guhora muri ubu bugambanyi Imana ishimwe cyane iyi mva yitwa ngo niko byahoze iteye abantu benshi kureka Imana iteye abantu benshi kwibagirwa Imana iteye abantu benshi guta umwimerere w'agakiza uteye abantu benshi guta indangagaciro z'agakiza umuntu yasanganwe Imana irambwira ngo ninkubwimbaze umuntu wese unteze amatwi ntabwo ariko byahoze inshuti yanjye uyu murimo Imana irashaka ko umuntu wese yongera akishye agasubira ku rufatiro akigenzura akava mu bibi agahika ku rufatiro akegera Imana ijambo ryarambwiye ngo munyegere nanjye nzabegera Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane reka bise nibuka cyane kuntu Paulo yandikiye abaroma 12 we agira no kubinginga we aravuga uti noneho nuko bene data ndabinginga nanjye ndikunda babwira ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu nk'ibitambo byera ibitambo bizima umva kandi ariko kwikora umva Imana ishimwe cyane ngo ariko kwikora kwanyu gukwiriye ntabwo rero gukorera Imana ari amaturo menshi gukorera Imana si worship kuramya gukorera Imana si igisirimba
No. gukorera Imana ni ugutanga umubiri wawe nk'igitambo cyera merci beaucoup ni ugutamba umubiri wawe nk'igitambo kizima uko niko kuyikorera gukwiriye uko bundi birahise itanga umurongo ngenderwa yavuga ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye ariko mva akantu gakomeye natinzeho cyane ngo ntimwishushanye n'abiki gihe bisobanuye iki hari uko abiki gihe barimo baritwara hari uko abiki gihe barimo baragenda Pawulo yabavuzeho cyane aravuga ngo kandi mu minsi y'imperuka yego hazabaho ibintu birushya yego ariko aravuga ngo hazabaho kwishushanya yego gukabije cyane aravuga ngo kandi ngo icyo gihe abantu bazaba barakoze ku buryo biyambika ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zabo ariko abwira Pawulo abwira Timoteyo arabwira ngo mwe nabo yubatera umugongo ntukakebukane nabo ntukabe muri groupe yabo ntunatindane nabo sina ngombwa kugira ngo uhagarare nabo bene abo ngo bafite amagambo bafite ishusho kwera bafite ishusho kwera kandi bahakana imbaraga zabo njye ariko nakunze iri jambo cyane nabonye ahantu Bibiliya yatanze umurongo ngenderwaho yavuze ngo mutera umugongo niyo yaba hanuraguruka mutera umugongo niyo yaba avuga ubutumwa mutera umugongo mwene abo ngabo oyaza muri Zaburi yego Zaburi ya mbere hari ahantu ivuga ngo yego ntahagararane n'abakobanyi ntiyicarane no kwicara nabo ni bibi Bibiliya ntibyemera wicara nabo utari abantu b'abakobanyi batagira ibyo bemera nibyo bemera batagira ibyo bizera batagira ibyo bahora mu buzima bukritika bahora ubuzima bwangiza Bibiliya ngo abantu nibo abantu bakubuza ubugingo kurenza ibindi ushobora kwigengesera inzoga ukayireka ubusambanyi ukabureka kuraguza ukabireka ngo ariko wakwiyasosiya n'ikigurupe cy'abakobanyi ukabura ubugingo ugeze ku marembo yabo ukabura ubugingo ugeze ku marembo yabo reka nongere nibutse abantu yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yababi ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro uwazahwanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakora cyose kumwe umuntu agerageza kugira akantu kizamubera cyiza Imana ishimwe hari ikintu rero kibuza abantu amahirwe Imana ihimbazwe ni ukwicara mu kigurupe kitavuga Imana ni ukwicara muri izi mva ntuzivemo ibyo bintu niko bimeze iyo uhagaze muri iki gitsinda cy'abantu batubaha Imana batavuga Imana icyo wicaye muri gitsinda cy'abantu barwanya abantu b'Imana iyo wicaye muri gitsinda cy'abantu batubaha Imana uzabaze bene Kora Imana ihimbazwe yikuye muri iki kigurupe uyu mwuka tugomba no kwicomora kandi icyo kigurupe cyari kiyobowe na papa wabo urimo urabyumva ariko aravati twege ntago twajya mu ruhande nta nubwo turi mu bantu bagomba Uwiteka nubwo uri data nubwo uri mama nubwo uri mama ariko ukaba urimo ufite umugambi wo gusenya ibintu by'Imana ntabwo nagushyigikira ntabwo twajya mu gusangira umuvumo ngo bene Kora bajya hariya batangikire barangije batavuga ati rata hahirwa umuntu ugo ufite imbaraga Imana ihimbazwe cyane abantu babasha kugushima ubudasiba babasha kugushima ubudasiba ariko abo bantu mu gikombe cyitwa bahahindura ahantu h'amasoko Imana ihimbazwe cyane Imana ishimwe ikacyambika imigisha none uva akantu nkunda karyoshye cyane ngo mwene abo bagenda bagwiza bagenda bagwiza imbaraga babavuga gwiza imbaraga bagusebya gwiza imbaraga bagutongera gwiza imbaraga bavuga ko Imana bidashoboye gwiza imbaraga ariko genda ugwiza iki imbaraga mbega ndasaba uyu muntu mbega turakangurira abantu kugira ngo bave muri izi mva bahambwemo bagwizwe imbaraga kuko iyo bagwije imbaraga niyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bahindura ahantu h'amasoko mbega ni igikombe cy'amaganya ni igikombe cyo kwiganyira ni igikombe cyo kubona ko Imana akuretse ariko ukagenda ugwiza ikintu cyitwa imbaraga niyo bakuroga ukagwiza imbaraga niyo bakurwanya bakagwiza imbaraga bise binyibutse ejo bundi kuntu ndimo ndibutsa abantu mbabwira yuko nubwo Satani yaduhiga akaturwanya bakaturoga bakatuvuga nabi ariko batakibeshya ngo bamenye inzira z'Imana izacamo idutabara inzira z'Imana igicamo idutabara yazigize ibanga niyo mpamvu nakangura umuntu neza amatwi kugira ngo nibuzi kuri mwiki gikombe nibuzi kuhagaze muri iyi mva y'ubusambanyi iyi mva y'amagambo iyi mva yo kuroga iyi mva yo kubeshya ni nyinshi twavuga nawe ugende wikontora basi harahuza kubona wayiguyemo ndagukangura kujya mu mukandida wo kongera kwizera Kristo wo kongera kumwiringira wo kongera kuvuga ngo niwe wa mbere ukongera kuvuga ngo ni wowe nizeye nurangiza ubivemo tugikomeza turagira ngo dutangaze umuzuko uyu muntu wapfiriye muri izi mva ko hariho amahirwe yuko yazuka ndafashijwe
kuko umuririmbyi yaravuze ngo niyambuye uyu mubiri upfa nambaye gufite afite turagira ngo tubambike kudapfiteka bambara umubiri w'Imana bambara umubiri wa Kristo wa mubiri udapfa wa mubiri utiroha mu bintu. Imana ihimbazwe. Amen. Turatangaza umuzuko, turatangaza inkuru nziza ya Kristo, turatangaza kugira neza kw'Imana. Reka mpite natanga na promotion ntanga amahirwe. Uyu muntu wari uneza amatwi akaba ari kumva ahanga kwiyimva ya kane atangiye gutsindwa, niyandike muri commentaire avuge ngo Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira. Biremewe uvuga ngo Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana nshiye bugufiya, Mana ndatsinzwe, mbabarira. Imana irakubabarira, Imana irakugirira neza. Hari indi imva ikomeye ya gatanu nahawe itangaje abantu bahambyemo, ni imva yitwa guca imanza. Bareba ukirijwe n'udakijijwe. Yego. Aho kurangazwa n'ibyabo bakarangazwa n'iby'abandi. Barimo barareba ntunambaze niba bafite na termometre ipima agakiza kandi banakabije. Ubwo ni kilometre. Niba ari kilometre ntumbaze. Biranatangaje kuko uyu muntu witwa ko akorera Imana, uyu muntu witwa ko avuga Imana, ugashaka kumugenzura mu mubiri kandi nta n'umwuka w'Imana wo ufite, utari n'umunyagice basingura kwigira ubutumwa bwo kugira ngo ukizwe, ariko ugasanga urimo urakritika, urimo urasenya, urimo uraca imanza. Iki kintu Imana yambwiye ngo nawe nimva Satani yahambyemwe abantu bazarimbukiramo. Guca imanza kubaye kwinshi ku bantu bitiriwe ngo bamenye Kristo. Imana irambwira ngo nimpaguruke mburira abantu, ninkubure nanjye niburira, tuve muri iyi mva, tuve muri ibi byaha, tuve muri uyu mwuka mubi wo guca imanza. Turimo turagenzura kumenya ukijwe n'udakijijwe, atuye ngo arakijijwe, uyu afite amavuta, uyu ntayafite, se mubikura hehe, mubivana hehe? Kandi mbibutse cyane ko uyu muntu wese uca imanza nawe azarimbuka, ntabwo asigera abona Imana. Ndabwira uyu muntu neza amatwi kugira ngo ahindukire. Imana ishimwe cyane. Kuki tunezerwa no kureba agatotsi kari mu ijisho rya mugenzi wacu, titurebe umugogo uri mu ijisho ryacu, ntiturebe umugogo uri mu ryacu uvuge ngo nanjye ubwanjye. Buri muntu wese niyigenzure ku giti cye, amenye ubusabana afitanye n'Imana, amenye umubano afitanye n'Imana, agenzura agakiza ke. Nawe ubwawe utarakizwa uvuga uti sige kuki njyewe ntari gukizwa, kuki njyewe ntari kuva muri ibi ngibi, bizaguhesha kwizera Kristo, bizaguhesha kuva muri uyu mwuka wo guca imanza. Buri muntu wese yigenzura, kandi ndagukangurira kuva muri iyi mvu kazukira mu bugingo buhoraho. Niba uri kujya mu rugendo ryo mu ijuru, ndakuburira nanjye niburira kugira ngo aya masaha muri aka kanya uve mu bibi, kuko uhawe amahirwe kugira ngo wikontorore. Imana itugire neza cyane, Imana itwiteho cyane. Haleluya. Donesta kolebra. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Imana imhishura indi mva ya gatandatu ikomeye cyane. Nimva Imana yambwiye ngo abantu bagize ikigirwamana, nimva ikomeye cyane yitwa gukunda impiya. Gukunda impiya, kubirutisha Imana. Amafaranga ubusanzwe ni meza, nanjye ndayakunda pe, nanjye ndayakunda, ariko iyo ugeze ku kigero cyo kuyarutisha Imana, cyo gukabya, cyo kumva ko ubuzima bwawe, imibereho yawe yose igomba kuba iyo gushaka amafaranga, ukaburira umwanya Imana n'isaha imwe n'umunota umwe n'isegonda imwe kugira ngo ube wasenga Imana, wongere wibuke Imana, nawe shitani yaguhambye mu mva yo gukunda imiya kuruta Imana. Nidushaka amafaranga nibyo, nidushaka ubutunzi nibyo, nitugerageze gukorana byiza, ariko twongere duhe Imana umwanya, duhe Imana umwanya. Abari kuntega amatwi, aba diaspora, abanyarwanda bari hirya no hino ku isi, abarundi, Imana irashaka ko muhereza Imana umwanya, kongera ugahereza Imana umwanya mu kazi kawe ukora. Gira orere cyo kuvuga ngo buri munsi umwe mu cyumweru ngiye kongera kubonana n'Imana. Gira umwanya umwe uhereza Imana, Imana izakugirira neza, Imana izagushyigikira, Imana izabana nawe, Imana izadoresta, izongere kugarukeho. Indi mva ya karindwi ikomeye cyane ngo nimva yo kudasoma ijambo ry'Imana. Twongere twibutsa abantu muri rya jambo twahera aruguru Paulo yandikiye cyane, ujye ugira umwete wo gusoma ibyanditswe, usome, ugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana.
kandi ni naho bibiri ubundi bisobanura ngo umisi n'ukazaza ibihe birushya abantu bazabikunda birari rero turabarenganya bikakaza ikintu cyapfuye ntikireba ikintu cyapfuye nticyumva ikintu cyapfuye ntigikora ikintu cyapfuye nta mumaro wacyo ikintu kirwa ntigihumurirwa ikintu cyapfuye ntigihumeka ikintu cyapfuye ntikireba ikintu cyapfuye kuko ntigikora ntikivuga ikintu cyapfuye ntikivuga ntikibona ni nayo mpamvu Imana yabonye karimva koko abahambyemo ariko none rero kuba barapfuye kandi ikibazo umuntu agapfa akagwa muri iyo mva agapfana amashuri agapfana ubwenge agapfana amafaranga agapfana iki kubera rero ko bapfuye ntibazi gusoma ijambo ry'Imana nta muntu usoma ijambo ry'Imana ntibishoboka ijambo ry'Imana risomwa n'abantu bazima bamwe ndetse bafashe ijambo ry'Imana baribika nk'ibyanwa by'ubutaka cyane ni Bibiliya bahungura bakayihanagura bakayigendana mu gitondo cyangwa se ikayiba mu modoka bakayikuramo bagiye gusenga mu cyumweru cyane. Icyo rero ni ikibazo gikomeye ndimo ndabwira abantu ngo basome ijambo ry'Imana kubera impamvu Imana yambwiye ngo iri jambo ndivuge yarambwiye ngo abantu ni mu biki byanditswe byera mu mitima yanyu no mu mitwe yanyu kuko igihe kigiye kugera abantu bashakije ijambo ry'Imana baribure kandi nyamara turabivuga abantu bakagira ngo ntibizaba ibi bintu bizaba Bibiliya Yesu Kristo nazareti kuburira abantu ravuga ngo ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa kwivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa kandi abantu bavuze kugotwa bagira ngo ni intambara ntabwo ariyo kugotwa ni igihe uzaba utakibasha kugira gute kuva aho uri yego malaria yakugota ubukene bwakugota abarozi bakugota abagome bakugota ibintu byakugota ni byinshi bigatuma utongera kujya mu bihe wifuzaga kubamo icyo kintu nicyo ukisanga uri kuba aho udashaka ibyo rero nibyo turimo turababwira ngo abantu n'ukuri babisobanukirwe kandi babimenye bongere basubire ku rufatiro rwo kongera kubana n'Imana. Ndabwira uyu muntu wumva ko Satani yaramushyize mu mva yo kudasoma ijambo ry'Imana nawe urabizi neza wa mugabo wa musore wa mwana muto urabizi ko yerutse gusoma ijambo ry'Imana usomerwa mu rusengero waguze Bibiliya kandi ibi natangaje umuntu n'ukuri ko Imana agatunga ataciye miliyoni ariko atabasha kugura Bibiliya umuntu agatunga mashine y'igice cya miliyoni nayo ariko atagura Bibiliya. Niba uri umukristo gerageza ugure Bibiliya uyisome ugire amagambo bika mu mutima wawe bizakubashisha guhangana n'ibihe biraha imbere. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'ubwo butumwa bw'imva abantu bahambyemo ariko hari inkuru nziza. Ese niki umuntu yakora kugira ngo abashe kuva muri iyo mva? Imana yarambwiye ngo ikintu cya mbere umuntu azakora ni ukubanja kwihana. Murongo ngenderwa wa mbere ni ukwihana ukabwira Imana ukuri. Muri izi mva natangaje birashoboka ko hari n'izindi nawe ubwe wagiye wibonera cyangwa wagiye wunguka mu bwenge uri kubona Satani agiye gushyiramo. Uhawe promotion kwihana. Icya mbere ni ukwihana. Kabiri ni ukwegera umushumba, ni ukwegera umuntu wabisigiwe, ni umuntu w'Imana. Murababona murabaza abantu Imana yagisiga mukatura mukihana mukatura. Ikindi mugasengerwa, mwamara gusengerwa ikindi mugafata ingamba yo gusubira mu murongo, mugasubira mu murongo kuvuga ngo ibi bintu twari twarahambwa ariko twamaze gusobanukirwa ko izi mva tuzirimo tugiye gusubira mu murongo w'iby'Imana dushaka. Imana ishimwe cyane. Ikindi cya kabiri cya gatatu nako nukongera gusenga. Fata amasengesho kandi amasengesho muzasenga umuntu wese uzumva ubutumwa akumva yatsinzwe uzakora amasengesho iminsi 2 usenga Imana we yasenga bitewe nuko imbaraga zawe zingana ariko icyo usabwe ni ugusenga. Wamara gusenga ukabwira Imana ikakongerera imbaraga kuko Imana nambwiye ngo umuntu wese uzumva ubutumwa Imana yiteguye gusuka imbaraga zikomeye ku bantu bayo. Igiye kukoreza imbaraga kubera ko nabonye Imana yohereza imbaraga mbona za mbaraga ziraje zigiye zikura kuri zamva abantu bagenda bazuka. Imana igenda yohereza imbaraga mbona abantu aho bari bongeye kugira ibihe byiza abana amaboko yabo yongera gukora kuko Imana imbwira ngo izimva ni nazo zatumye abantu mwino minsi batagikorera Imana abantu kandi kuko babivuze neza iyo umuntu
aha apfuye cyangwa yapfuye ntabwo abasha gukora. Bamwe abantu bari kurenganya abantu ngo kuki batagikora ibiganza byo bitakirekura amafaranga bakorera Imana. Harano Satani yabahambye. Ukibaza ngo kuki abantu batakibasha kuzamura amaboko bahereza Imana icyubahiro. Harano Satani yabahambye. Ati kuki abantu batakibasha kuba basi babyinira Imana bayihimbaze bakura yitatu basenga Imana ubyutse bugaragare. Harano Satani yabahambye. Irene izimva kandi n'uyu munsi ndi kubyumva naka kanya ndimo ndaturitsa izi mbaraga zifasha uyu muntu wese neza amatwi kandi mu butware mpabwa na Kristo uravayo mu izina rya Yesu. Nawe neza amatwi uravayo ku mbaraga uravayo mutumwe muri aya masaha kubera ko Uwiteka Imana arashaka kugira ngo agukure muri iyo mva nurangiza kuyivamo wongere ukurera Imana. Imana ishimwe cyane. Uwiteka yaramwiye ngo hari abantu Imana ikimenyetso cyuko izaba igukuye muri iyo mva. Icyambere ugiye kugira ibi utigeze ugira, ugiye kugira ubyutse utigeze ugira, ugiye kugira ibyishimo utigeze ugira, ugiye kugira umunezero utigeze ugira. Icyama wowe neza amatwi ukumva ubutumwa Imana ikuntumyeho ugahindukira ukava muri bibi nawe uzahabwa umugisha. Ijambo kuntu ryambwiye ngo bazagenda bagwiza imbaraga niko twahereyeho ngo kandi ngo imvura yitumbya nayo igenda icyambika imigisha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kubera iki bamaze gusobanukirwa agaciro ko kuva mu bibi, ko kuva mu bitafite umumaro. Wabivuze neza cyane ndanezerwa cyane ko nubwo bimeze bityo hari inkuru nziza y'umuzuko. Wagira ngo twari twararanye cyangwa twari turi kumwe Imana imbwira ubutumwa. Nubwo bimeze bityo ariko Yesu aracyateza ibiganza kugira ngo agukure muri iyo sayo mbi. Aracyateza ibiganza kugira ngo nawe akugirire neza. Aracyateza ibiganza kugira ngo nawe uhabwe umugisha n'Imana. Aracyateza ibiganza kugira ngo nawe yongera kuzura ingingo zawe zizuke, amaguru yawe yongere agende zikore, ibitekerezo byawe byongere bitekereze neza. Cyane ko Imana yanambwiye ngo bamwe mu bantu banarwaye n'indwara z'urusogogo cyangwa indwara z'ibyorezo bidaturuka ku badayimoni ahubwo bituruka kuri izi mva z'ibyaha bahambye. Ingaruka z'ibyaha bagashaka kugira ngo tubakire umugisha ariko bahambye mu ngaruka z'ibyaha. Niyo mpamvu tugomba no kubwira abantu bakora Imana cyangwa basenga Imana kujya bitondera abantu cyane uko abantu muri minsi bahagaze mu kintu kibi cyo ugasengera umuntu hagaze mu ngaruka z'ibyaha ukamusengera nk'ufite abadayimoni kandi atari abadayimoni. Niyo mpamvu rero umbwira umuntu wese neza amatwi kugira ngo ahindukire kandi Imana iramugirira neza. Reka se nkubaza umuntu neza amatwi, ese urashaka kugira ngo nawe Imana yongere kuzure? Urashaka kugira ngo Imana yongere nawe ikugirire neza? Uhawe promotion, uhawe amahirwe kugira ngo wongere wizere Yesu Kristo. Imana yongere kuzure. Waririzaga nta gukirizaga, wagiraga ukuri nta kukigira, warasengaga warabyibagiwe, wagiraga ububyutse ntabwo ugifite, wagiraga imbaraga z'Imana zarakuretse, warahanuraga warabiretse, warimbaga warabiretse. Ngutumwe muri aya masaha kugira ngo uve muri ibyo bibi, uve muri ibyo byaha, kugira ngo Imana yongere kugirira neza, kugira ngo Imana yongere idestalabone, yongere igusiga amavuta y'ubwiza n'igikundiro. Imana ishimwe cyane. Niba wumva utsinzwe n'urubanza ongera uvuge ngo Mana mbabarira. Kristo yiteguye kukugirira neza, Kristo yiteguye kugutabara, Kristo yiteguye kukuhoza amarira, Kristo yiteguye kubana nawe, Kristo yiteguye kugira ngo nawe ateze ibiganza kugira ngo nawe ubashe kumwizera. Kristo ateze ibiganza kugira ngo nawe izo nzoga zakubase nawe uzireke. Kristo ateze ibiganza kugira ngo nawe ubwo bubeshi bwakubase ubireke. Kristo ateze ibiganza kugira ngo nawe ayo maganya nawe yavemo. Kristo ateze ibiganza kugira ngo nawe izo ndwara zawe zakubase nawe uzikire. Kristo ateze ibiganza kugira ngo nawe doni alasi logoni mandista ateze ibiganza kugira ngo nawe ibwo bubeshi bwawe buvemo. Kristo ateze ibiganza kugira ngo nawe ayo adistala bon ele o tankelo kugira ngo na icyo kibazo cyawe kikugoye izo ntambara zawe akugirire neza. Reka dusenga Imana. Reka ngusengera Imana. Haleluya. Reka ngusengera Imana kandi ahantu uri wizere ko Imana igiye kukugirira neza. Wizere ko Imana igiye kukubohora. Wizere ko Imana igiye kukura muri yumva. Iri sengesho iragukura muri yimva mu izina rya Yesu. Ndagusengeye muri aka kanya. Data wa twese uri mu ijuru. Uri Imana idashobora kubeshya. Uri Imana isohoza amasezerano. Uri Imana y'urukundo. Uri Imana itabeshya. Uri Imana y'inyempuwe. Uri Imana y'imbaraga. Uri Imana itabeshya. Uri Imana nyamana. Ndasengera abantu bari baretse gusoma ijambo ryawe.
bari bararetse kubana nawe, bari bararetse kukwizera, bari bararetse kugusenga, bari baratewe n'umwuka w'ishyari, bari baratewe n'umwuka w'ubusambanyi. Imana bababarire uwere aka kana ubeze ubatunganye, numara kubeza no kubatunganya basubire ku rufatiro, basubire imbere yawe, bongere bezwe, bongere batunganwe. Imbaraga z'Uwiteka Imana zongere zigere kuri uyu musore, zongere zigere kuri uyu mukobwa, zongere zigere kuri uyu mugabo, zongere zigere kuri uyu mwana mutoya. Ndasengera n'umuntu wese ufite ibibazo, ufite uburwayi, ufite intambara, ufite amakuba, maranye iminsi ikigeragezo, maranye iminsi ibibazo, maranye iminsi ingorane, umaze iminsi adasenga, umaze iminsi atavuga ubutumwa bwawe, yari yarasubiye inyuma mu mwuka, yumvaga atagikunze ijambo, yumvaga atagikunze abantu b'Imana, yatakarije Imana icyizere, yasubiye inyuma rwose. Ariko ndamusengeye ngo aka kandi imbaraga z'Imana zongere zimugereho. Ndasengera n'uyu muntu ntese amatwi uri kumva anejejwe n'iri jambo, akavuga ngo Mana, anejejwe n'ubutumwa, akavuga ngo Mana, mfashe umwanzuro, mushoboze kandi umuhe imbaraga zo kunesha icyaha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turabakunda. Nimero zanjye za telefone ni 078 60 87 880. Ndasubiramo, WhatsApp yanjye 078 60 87 880. Prophet Rukundo. Bye bye. Muhindukire.